Ibintu birakomeye cyane ku rwego ndengakamere, nta mwanya uri gushira isaha ku isaha, umunota ku munota, amakuru ava mu miryango y'abashakanye agenda agaragaramo impfu za hato na hato mu buryo bwose bw'indengakamere. Nta munsi cyangwa se nta masaha ashize tubabwiye inkuru y'umugabo wishe umugore bakamukoraho umutwe, amaboko ndetse n'amaguru, akajugunya ibice by'umubiri we muri tuwarete mu murenge wa Rukomo. Iyi ni inkuru ngiye kugezaho, inkuru y'incamugongo y'uyu mugabo wabaye afata umugore we aramwica, amutera icyuma mu gitsina. Birababaje cyane, biteye agahinda. Mbaye ikaze mwese rero abakunzi bacu, abadukurikira kuri Urgent Update News. Muzi ko tubagezaho amakuru agezweho 5 kuri 5, mbifuriza kugira amahoro azira amakimbirane, amarira n'amakimbirane. Nkunda kubwira ngo rero nshuti yanjye, ntabwo tuguha amakuru kugira ngo just umenye uyamenye byonyine gusa, ahubwo no kugira ngo umenye amakuru ariko nanone ugire isomo uyakuramo. Ni inkuru ngiye kugarukaho, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ikomeye cyane kandi ibabaje. Ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kageyo, humvikanye inkuru y'incamugongo ku isaha saa 5 z'umugoroba, ubwo uwitwa Apolonia yishwe n'umugabo witwa Bibutsa. Uyu mugabo rero bivuga ko babanaga mu makimbirane cyangwa se barabanye mu makimbirane, dore ko uyu mugabo yigeze gufungwa umwaka umwe n'amezi 8. Yari yarafunzwe aza gufungurwa, hanyuma n'ubundi yafunzwe azira gukubita umugore we, kumutera ibyuma, akamukomeretsa. Gusa uyu mugabo yari yaracukuye imva muri saro yo kuzashyinguramo, cyangwa se namara kwica umugore we yari kuzashyinguramo uyu mugore. Muraza kubona amabuye ari ahantu hashashe muri saro, n'imva uyu mugabo yari yaracukuye kugira ngo ubwo namara kwica umugore we azamushyingure cyangwa se azamurenze itaka hano muri saro. Ni umugore babyaranye abana 3, abana baje no gushaka, dore ko batari kumuhagarika mu byo yari yarateguye. Mu rugo rwe rero hari ibimenyetso byinshi bitandukanye bigaragaza yuko uyu mugabo yari yarapanze kwica umugore we, dore ko rero uyu mugabo yafashe umugore we Apolonia aramwica, amutera impiri inshuro 4 zikurikirana, aramwica. Ubundi areba inyuma gato ku gice cyo hasi, amuteragura ibyuma mu myanya myibarukiro, ibyuma kugeza ubu ngubu bitari byagaragara, bigishakishwa. Uyu mugabo akaba yajyanywe n'inzego z'umutekano kugira ngo akurikiranwe ku byaha ashinjwa anakekwaho gukora. Birababaje cyane inshuti bavandimwe, iby'iyi minsi umuntu asigaye abura ukuntu abivuga, cyane ko noneho mu miryango ho birababaje, biteye agahinda. Uyu mugabo yashinjaga umugore we kumuca inyuma, akamubwira yuko hari abagabo bamurongoreye umugore, ndetse uyu mugabo hari byinshi bakomeje kugenda bapfa, byagiye bigaragazwa n'uko uyu mugabo yashatse kumwica kare cyangwa se kera, aza no gufungwa ariko aza gufungurwa. Ni mu gihe rero umugore ubwo yatabazaga ati baranyishe, abaturanyi baje kubyuka bagize kwa nyakwigendera, baramubaza bati se umugore wawe yaraye hano? Uyu mugabo nyakwigendera nawe yamaze kumwica, afata inzoga aririnywera kugira ngo yabyibagize abone ibisobanuro zo guhereza abaturage. Chairman yaje kuhagera amubwira ati rwose umugore wanjye yagiye ntaho nkari. Nyuma y'aho ngaho rero amubwira ati injira mu nzu wirebere. Chairman yinjiye mu nzu n'umukuru w'umudugudu n'abaturage, muri salo baramubura, mu byumba baramubura, bageze mu cyumba bararamo basanga yamwambitse ubusa, yamushize munsi y'igitanda, yamwishe, yamuteraguye n'ibyuma mu myanya myibarukiro. Birababaje cyane. Muri iyi minsi rwose mu miryango hari ikibazo cy'impfu za hato na hato, yaba mu bato yaba mu bakuru. Turasabwa gusenga cyane inshuti bavandimwe, ntabwo byoroshye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kageyo yavuze ko rero yamenye ibya makuru saa 5 zuzuye
hanyuma rero avuga ko yagize icyo asaba abaturage babwira ati rwose mutangire amakuru ku gihe kugira ngo duhagarike ibyaha nk'ibi ngibi bitari byaba. Avuga ko uyu bibutsa yajyanywe n'inzego z'umutekano. Turihanganisha umuryango mu by'ukuri w'uyu Apolonia, ariko mubwira abanyarwandakazi dukomeze gusenga cyane kuko burya ntabwo byoroshye. Satani amaze gushyira urwango hagati y'abashakanye, mu bana, mu bato n'abakuru, cyane ko Satani yanga umuryango. Iyo noneho bibaye ikibazo ugasanga mu muryango nta gusenga guhari, nta kubaha Imana, izi mpfu za hato na hato rwose zikunda kugaragara. Inshuti bavandimwe, hari abantu benshi bakomeje kugenda bambura ubuzima bagenzi babo abo bashakanye. Igisubizo cyo gukemura ibi byose ni gutanga amakuru ku gihe ku buyobozi, ariko nanone twibuke gusenga, tubwire Imana, tuyitakire, tuyiririre. Kora subscribe, komeza kubana natwe 5 kuri 5, ugire umugoroba mwiza.